nakuze nk'abandi bana nzi ko buri wese ahunze ko nagendaga nigira hejuru nagiraga inzozi nyinshi zitandukanye nifuza kuzahindura amateka y'umuryango wanjye gusa kenshi sinabonaga aho bizanyura kuko ibyangushaga byari byinshi kurusha ibyanyeguraga ariko nahoraga numva ijwi rimbwira ngo ni wowe niwe uzacunga umuryango ukomeza ushyiraho umwete mu gikora byose bizakunda Oh, yes, Dave. Yeah, sir. Good morning. Meze neza? Meze neza. Nshobora kuvugana gatoya. Hano hari ikibazo ndi kubona mu musoro kuki muyidekarara ntimwishyure? Aho ngaho ndabihandurinze ejo umuntu ushinzwe kwishyura yagiye ariko ngo bavuye batamushyize muri system. Ariko ejo narabikurikiranye nuko basigaje kudushyira muri system gusa nta bihano biri. Nizere ko rwose ibi bintu uzajya mubikurikirana bikava mu nzira. Ko niwe bishinzwe. Ino company ni ihomba nzaza guteza cyane nawe wanjye. Nubwo no mu masezerano nta birimo dukorana kivandimwe ariko ibintu bigomba guhinduka pe. Niba mwadeclare amafaranga yari mujye muhita mwishyura. Ndabizi kuko icyo kibazo n'ubwa mbere kibaye bamusobanuriye ko ari connection ziba zagenze nabi muri revenue ariko ntabwo bigeze badushyiraho amakosa. Okay, sava. Nagataho hari ikintu ushaka kubwira. Najya ngushimira. Nukuri uri umuntu w'umugabo ubwigihe tumaze dukorana imyaka n'uvugiye ku 2 hariho impinduka zigaragara umuntu wese yabona. Mwakoze cyane. Company yarahano yavuye hari n'ahandi yageze kandi bigaragara ko ariho ushyiramo imbaraga nyinshi cyane. Rega narabigusobanuriye nyiza hano ko gutera imbere ku iyi company nanjye niko gutera imbere kwawe kuko mu byo nize n'ubwa mbere nari ndekuje donc ni hano hambere nari nkoze urumva ngo gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo abari ikindi kintu njya mbona urubyiruko iyo dushyize hamwe nuko tudakunda kubikora cyane iyo dushyize hamwe tugashyiramo imbaraga zacu ko turi dufite n'imbaraga wakora amasaha yose wakora 24/7 rero tudakoresheje imbaraga zacu akanya ahazaza hacu hazaba hari mu mazi abira rero ndagushimiye cyane kandi abandi bakozi ujye ubayobora neza abashyashya abasanzwemo bose ujye ubaha n'amahugurwa kugira ngo nibo dutere imbere cyane nk'abariya bo hasi baje vuba nari nagerageje kubasobanurira mbabwira company uburyo ikora mu bigaragara bose barabyumva ko dufite system igenda neza kandi yita ku bakozi bacu yazo ko bigaragara ahubwo nibigenda neza nzanakongera umushahara ko ndi kubona hari ukuntu inyungu iri kugenda iza nzabikoraho vuba cyane nari maze iminsi mbitekereza kuba nabikubwira mba mbibonere humura no mu minsi iri imbere nshaka gutegura gusa kuri abo bakozi bato wari uvuze contract zabo ziri kwa noteri ntabwo ziraza nagusabaga utugenda uzizane vuba tuzibahereze bareke gukora badafite ama contract bamaze kuzikora se ubu ngubu yes yarangije kuzinotifya ubu ngubu wagenda ukazizana nta kibazo reka noneho nkoresha iyi minota ngeyo kuko ndakeka nyuma ya saa sita ntabwo ndi mfite umwanya uhagije hari ahandi hantu ndi bugiye nagenda nonaha kugira ngo mbikore hakiri kare sawa kandi ukomeze ushyiremo imbaraga turebe ko hari ahantu twazagera mwakoze cyane kandi ndishimye pe sawa umunsi mwiza morning washakaga hanze projet kumvuga ninde no umuntu ntabwo muzi hari rendezvous yari yaratse nta rendezvous yari afite gusa nuko yaraje guhana abantu babaza mutete okay ngiye nta kibazo ndaje murebe ariko boss hari amakuru mfite hano hari umuntu muri company yawe ushaka kuba yagushimutira company ushaka kurebe neza uwo ninde nta numwe muri twebwe wowe ntabwo ari njyewe chief finance cyangwa nabashushanya ntabwo ari njyewe nta nubwo ari ushushanya ariko umuntu mwabwitaho Dave ntabwo yabikora kuko niwe usigaye muri aho ngaho rwose ni Dave ntabwo kwizerwa abantu barahinduka kuko wari umuzi ntabwo ari pakiri nushaka kubyitaho hakiri kare oya Dave ndamwizera ntabwo yanenguha ko niwe mukozi nzi ukora neza ahubwo kugira ngo ibyo ngibyo bikore wowe n'abareba nimwe mubikora oya boss ushaka amakuru neza
hari ibimenyetso ufite se? Ibimenyetso ndabifite ariko nawe utari ushingiye no ku bimenyetso byanjye wakwitonda ukareba neza kandi wamuntu n'ikibazo muri kampani yawe umfashe nubona ibimenyetso bibiri bigaragaza ndagira icyo nkora kandi gikwiriye umuntu umubwire ko nje nta kibazo nitwa Clement ndi umushushanyi nkora amatablo plaza inzu ibintu nk'ibyo ndabizi ubizi cyane ndashaka imikoranire ino kampani isanzwe yizi cyangwa n'ubwa iyi kampani ndayizi njya nyumva ariko ubwo nahigereye none urambwira byinshi kurusha usanzwe hano ukuntu dukora dufata abanyempano batandukanye abashushanya ibishushanyo bitandukanye amasura y'abantu ibindi biri creative tuvuge nk'amatablo agaragaza memoire runaka abantu bakora interior design abantu bakora utuntu twinshi tugiye dutandukanye tw'impano cyane cyane ariko ni kuri craft n'abantu bakora ibintu by'ububumbyi burya turakora ibyo ni byiza cyane cyane tubafasha tubahuza n'abakiriya baryo ushobora kuba ufite impano ariko utazi kudiringa ngo uhure n'umukiriya wawe icyo tubafasha ni ukubahuza ndakeka nawe aribishoboye ibyo byose ndabishoboye icyo nashakaga nanjye ni ukuduhuza imikoranire isa ahubwo biroroshye kuko hano usanzwe ntace kure twebwe tubwira igiciro cya product yawe tubwire nimba ari 200,000 twongeraho 30%. Iyo ngayo niyo twebwe dutwara wowe ugatwara yayandi biba byoroshye cyane icyo dufata wowe ni ugucuruza izo product no kuzigeza ku isoko nta n'ikindi kubafasha kugira ngo ibyo mukora bimenyekane ndizera ko byari byiza tuzakorana gusa ikintu cyo kiriho nkora n'abantu bafite discipline bafite umutima wo kwihangana kuko kugira ngo ugere ku iterambere hari inzira nyinshi umuntu anyuramo yamugiye rero witeguye kubigeraho tuzakorana cyane ibyo byose ndi ready discipline nayo byose nta kibazo natinze rero akagaragaza nari mfite urajya kureba CFO ni nawe HR nta kibazo kuko naraza kugusinyisha contract nta kibazo sawa nice to meet you ndabishimira yes okay ubu ngubu waza nta kibazo ukansaba kuri office meze neza Jesse bani yose imana imipango y'iki ese ejo bundi ngwamagara kuri telefone wumvaga ndimo ndakina njye numvaga ntazi ibyo urimo umva we need to make money tugomba gukorera amafaranga ariko n'ubundi ndi kuyakorera urimo urakorera amafaranga ariko ntabwo ahagije Jesse kuki ntabwo ahagije ko amafaranga ahagije ushaka ni ayahe banza wumve kwanza ntubasha kwigurira umwenda ni ugure inkweto uretse gato iyi kampani njye nawe twarayitangiranye from the scratch kugera higeze hano amafaranga urimo urakorera ubuntu yakwiye ntayakwiye aranyuze kuko mbasha kubonamo icyo numva nshaka donc urumva ugikeneye kuba iwanyu nta kintu none se kuba nkiri iwacu bintwaye iki mbasha kubona icyo nshaka mbasha kurya mbasha no kwambara ese mva mubwire njye ndimo ndakora plan ishobora gutuma nibura buri kwezi ubasha kwinjiza amafaranga agera kuri miliyoni ukazana imikino nk'iyo ngiyo iyo miliyoni ivuye he ivuye muri na mipango yawe erega sinzi impamvu gukina nabyo ntabwo bizi sinzi impamvu utarimo kubyumva Jesse ntabwo ari ukuvuga ngo turimo kwiba turimo kwisubiza ibyacu wisubiza ibyacu ariko washoye angahe twashoye imbaraga zacu n'ubwenge iyi kampani ubizi ko twayitangiriye hasi none dore arimo ararya amafaranga twebwe turimo turacyakorera amafaranga tumaze imyaka 2-3 dukorera nta no kuvuga ngo yatwongeza ararya ye nawe uri gukorera yawe iyi kampani twayitangiye atari twebwe atari ibitekerezo byacu twicaye tukavuga gutereka tuyitangize ntabwo ndi kumwe nawe sinzi ibyo uri gupanga gusa ntabwo numva yuko ibyo ngibyo byaba ari byo byiza okay niba wumva rero shaka amafaranga biciye mu nzira nziza okay fine ntabwo ndi bugufosa niba wumva ibyo ngibyo nta kibazo niba wumva amafaranga ukorera guhagije
njye ndagira ngo rero umbikire ibanga kuko uramutse umvuyemo njye si ndi umuntu mubi buriya nubwo mbona kuriya iyo umuntu yankoroze mu bwonko ibi bintu ndimo ndakora birimo birantwara imbaraga nyinshi ubwo rero uramutse ubimeze sinzaba Jesse ubushuti dufitanye bwa burangiye nakufata nk'umwanzi kandi abanzi banjye icyo mbakorera si cyiza ndabizi ugomba kwitekerezaho ndabizi ibyo uri gupanga gukora ntabwo ari byiza urabizi nawe ubwawe urabizi ko atari byiza urabizi yuko harimo risk nyinshi zo kuba wanapfa rimwe na rimwe tuba tugomba gufata risk kugira ngo tugire icyo tugeraho sibyo kuko nta muntu ujya ubasha kugera ku cyo ageraho atabanje kunyura mu nzira nk'izi ngizi zigoranye inzira nziza zigoranye zizagufasha kugera ku ntsinzi y'icyo ushaka n'izi ngizi zo gukora utibye ese kuki ukomeza kuvuga kwiba nta muntu undi kwiba turi kwisubiza ibyacu twamuye kuko utabyumva fine nawe byisubiza nta kibazo pe bivuze ko ntabwo uri kumwe nanjye ntabwo uri kumwe nanjye nzakoresha amaboko yanjye nkorera amafaranga kandi nzi yuko n'izi kampani nazo nzazigeraho okay uzakoresha amaboko yawe ariko ufunge n'umuntu kuko nduramuka uvuze ngo tse wigira ikibazo rwose nzari kubijya sinzi ibiyibagiriye hano ama contract ibi ni ibimenyetso mbonye Jesse hano mukorera ni heza ni heza cyane banza nawe umaze gukira kabisa ntabwo ari cyane gusa iyo nsoje akazi nicarira hano nitekerezaho nkinywera n'akawaye ni dore ko mba nanagakumbuye ntunyuma ufite twinshi ukunda kugira abashyitsi se abashyitsi baraboneka abakiriya hano ni ahantu heza cyane nanjye ndahakunda nishimira kuba mpakorera ubu iyo nza kuba nanjye ariko si mukora ibintu by'ubwubatsi ubu iyo nanjye nza kuba ndi umukire nari kuzaza kwaka serivisi ubundi nkimarisha nk'isaha ndi kunywa kuri turiya tuwayini nabonye umuhariye turaryoshye byo amakuru y'iminsi bimeze bite cyane meza biragenda duheruka guhura se harya wari ugiye muri shop ugiye kugura imyenda ugiye gushopinga imyenda mu mujyi ngiye kugura imyenda uzi ko hashize nk'amezi 4 n'igihe kinini byawe byo none wahise uhinduka warabyibushye utavuga yuko ino kampani ari igiye kumpindura mu mezi angahe 5 ngiye guhamara ntabwo ukora muri kampani irira gusa nta n'ikintu ujya ukora urebye nta n'ibintu byinshi mba nanyweye nta n'ibyo mba nariye birenze uriya ni boss wanjye ni boss wacu ni umwana mwiza mbega umusore mwiza afite ubwanwa oya wimbwira kandi ubwo wabona ari singa aciye azuve muri ibyo ngibyo wamukunze ntabwo byumva neza ntumbwiye yuko boss ari singo shani na singo to nawe wari singo mukorana ahangaha none si byo bivuze iki tumwikura kuri reception cyane umurahorana wirirwa umushyira turi poti twa buri kanya none si byo bivuze iki nkabikora nk'akazi kanjye kandi uwagiye mu kazi wambaye ipantaro none nambaye wajya usirimuka ukorana n'umusore mwiza nk'uriya ukaba ucyambara gutya Jesse kweri utajya uhinduka niyo myenda nkunda ukisiga ka makeup ugacya ugahumura neza shamba numva ntabikonze ariko wasanga ari igihe kizagera nkabikonda nta wamenya uzi uriya musore mbonye mu kanya nk'ako guhumbya ubuzima bugiye guhinduka kubera we ufite uwe mupango ese umbona ute nawe ndakuzi ntabwo woroshye sherega ngende umudira mu buzima busanzwe nabyo uzi nase wakora iki ngo umugereho shama mbona atoroshye tu nubwo ari umwana mwiza yitonda gusa mama nayo agira amahane yifunga ntabwo agira amahane afite imodoka iriya modoka nabonyemo hari iparitse nayo ni cyane urakoze cyane oyazi ho mbonye suhisushya wayini ndabona unayimazemo bakuzanira n'igisa ahubwo kuba umukire mugenzi we mu gihe gito
urabura aho ngaho uri kuvuga utugambo wowe uri agakozi kacu sha ahubwo bibuze n'ikindi mana wine yawe reka njye kumureba ndakubwira nase ugiye utayemazemo wiguma ngo baby reka batuzanire n'icyo kurya ushobora kuza kugisangirira ijoro ahubwo yagusura koze ahubwo se imbere cyangwa inyuma mbwira ahantu heza ndi buce nyine nkayibuka ari kumbona caca ahangaha ari muri ofisi yiwe arabakubona nta kibazo sawa baby take care sister rwose usarareba akabona yakwigarurira bose